byibuka ibyo wahombye kubwo gukurikira Imana, wibuke n'imbaraga watakaje, urahita usubira gukizwa. Ibuka inkoko wagurirwaga, wibuka abagabo bakujyanaga gushopinga imyenda n'icyo ushaka cyose. Wibuka abo wari ufite bari bashinzwe, umugabo wari ufite ushinzwe umutwe wawe gusa, ndavuga umusatsi, kwa fiva hajyaho indi, tindabihaze reka nisukishe, ukisukisha utugera, ukisukisha ibigera ku kibuno, ugashyiraho iby'umweru, ejo undi ugashyiraho iby'umutuku, ufite uwita ku mutwe wawe gusa. Wibuke ko hari n'undi wari ufite ushinzwe kugura amaherena, fresheri zo mu maso, iherena ku zuru, mbese utarakizwa. Wibuke ko wari ufite ukujyana muri salo bakaguca inzara akagusigira veri. Wibuke ko wari ufite abagusohokana mu mibyizi n'abakujyana muri weekend. Wibuke inkoko waryaga ariko ugeze mu gakiza urazibura. Wibuke amafata wanyweye uyaguriwe n'abagabo batandukanye. Wibuke iki gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo aho bagusohokaniraga, ukajya ku mucanga, ukajya ku mazi, ukajya kureba inkende, ukajya kureba ingagi, sibyo? Wibuke n'abakurizaga indege mukajya kurya ubuzima mu mahanga. Wibuke ukuntu wicaraga mu bagabo bagenzi bawe ukinywera gakonje. Wibuke umaze gukizwa abantu benshi bakuvuyeho, warakijijwe urakena, warakijijwe uhura n'inyatsi, uhura n'ibintu bikomeye, utangira uru rugendo, uhura n'imibabaro ikomeye, urayihanganira uyibamo. Umaze kugera ahantu Imana ivuga ngo umwana wanjye ndamukunda ndamwishimiye, abadayimoni baragukurura, bagusubiza inyuma. Ibyo wahombye n'inzira watangiye, n'ibyo watakaje n'imbaraga wakoresheje, byose urangije urabyararika usubira mu byaha. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashuhuje inshuti zanjye, mwebwe muri hafi ndetse na kure, mwese abakomeje gukurikirana ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bitandukanye n'impuguro kuri Mama Charlene official. Kandi turabashimiye abakomeje kutwandikira kuri comment, abakomeje kutugira inama, kuduhamagara, mudutera courage. Imana y'amahoro nibahe umugisha namwe ibashyigikire mu bikorwa byanyu. Nizere ko mumeze neza kandi umwami abarinze, kandi n'abafite ibibazo nimuhumure Imana izabikemura. Abafite uburwayi Imana irakiza, kandi abafite abarwaje namwe nimuhumure, iyo amahoro ikomeze bashyigikire kandi babe hafi. Nubundi rero tugarutse mu kindi gice gikurikira ikiganiro cyabanje. Nagiye mbigisha mbabwira ngo ntimuzemere gutsindwa, nababwiye ko hari ibindi bice nzavuga ariko nshingiye kuri riya jambo. Uyu munsi ndashaka tuganire nkubwira ngo ibuka imbaraga watanze ugera aho ugera. Ubushize twagana ibintu bitandukanye, tuvuga ku utsinda no gutsindwa, tuvuga ibintu byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ngo nujya no gutekereza gutsindwa cyangwa nubona watsinzwe, ujye ureba imbaraga watangije cyangwa ureba imbaraga wataye ugera aho ugera. Nicyo tugiye kuganira ngo ibuka imbaraga watanze ugera aho ugera. N'utaratanze imbaraga yatanze igihe cye, utaratanze igihe yatanze amafaranga, utaratanze amafaranga yatanze umwanya. Buri wese afite ikintu yatanze kugira ngo agere aho agera. Noneho nakubwiraga ngo ibuka, we waguye ugasubira inyuma, cyangwa wowe uri gupanga inzira zo kugwa. Ibuka ibintu wubatse ukaba ugiye kubisenya. Ibuka amajoro waraye. Wibuke izuba ryakwishe. Wibuke imvura yakunyagiye ujya kurepeta. Wibuke izuba ryagucanyeho ujya muri repetition. Wibuke ibiterane watangagamo tike yawe. Wibuke imisanzu ya korari. Mbere y'ukugwa nawe waguye, haracyari ibyiringiro ko igiti gishobora gutemwa ariko kigashibuka.
natangije ijambo ryo kubabwa ngo ntuzemere gutsindwa. Ariko we watsinzwe ukava mu gakiza, we watsinzwe ugata umurimo, we watsinzwe ukava mu by'Imana, ongera ufata akanya ko gutekereza ukimara kumva iyi message. Wibuke imbaraga watanze kugira ngo ugere aho ugera. Urebe zirambaraga ntago ari imbaraga zo kuyora ngo ujugunye. Ubu nanjye shobora kubibara nkabitekereza, ngatangira guhera muri 2002 nsenga, nkakomeza muri 2003 mbatizwa, hanyuma nkakomeza muri 2004, kuva muri 2002 cyangwa na 2003, hanyuma nkageza muri uyu mwaka wa 2021. Ndabikurura bigashobora gutuma ntashobora gusenya ibintu nubatse. Iyo nibutse inkoni nakubiswe njya kuvuga ubutumwa, nkibuka abashumba banyamburaga mikoro ndi kubwiriza, nkibuka abantu bantukaga ngo akagore kagira uruhekero kirirwa kabyaragura kirukanka ngo karajya kubwiriza no gusenga, nkibuka ukuntu nagendaga mpetse uruhinja nanatwita umwana mu nda. Ibyo bintu bintera imbaraga, sinshobora gusenya ibyo nubatse kuko byantwaye igihe. Mureke mbabwire, iyo umuntu agiye kugwa nta mibare bashyiramo. Satani ni umugome kuko ubaza imibare ntago wagwa ngo usubire inyuma. Ubaza amagambo bakubwiye uva mu kabari, ukareba ibikwazo wahuye nabyo muri uru rugendo, ukareba ibintu wahombye kugira ngo ugere kuri Yesu, ukareba imbaraga watakaje kugira ngo uhure n'umwami. Ntago wagwa ngo usubire mu byaha, ahubwo wakomera. Kuva mu gakiza usubira mu byaha, mumbabarire ntange urugero. Uko tugenda dukira cyangwa dukizwa cyangwa tugenda mu buryo bw'umwuka dukorera Imana dukiranuka, shobora kubigereranya nko gufata ikibanza ukagisiza, ukagenda wubakamo inzu ariko ifite amagorofa, inzu ya etage. Ugasiza ikibanza, kubaka etage biragorana. Fondation ya etage iragora. Burya fondation ya etage bagomba kuyishyigikira mu buryo bukomeye, batangaho menshi. Kugira ngo etage igere muri 40 ingahe cyangwa zingahe, haba hatanzwe ubushobozi bw'amafaranga bwinshi. Kuko ari imashini isize ikibanza kiba cyaguzwe, imashini isize ikibanza iba yishyuwe, n'umuntu uzayikoresha arishyurwa, ibitaka bijya kujugunywa birishyurwa, naho bijugunywa banza hishyurwa. Ubare sima n'ibintu byose bikoreshwa. Umuntu akubaka etage ya mbere, akubaka ya kabiri, akubaka ya gatatu, akagenda azamura, akaba ashobora kugera mu magorofa nkangahe. Hanyuma yamara kuyuzuza, agafata ipiki cyangwa agafata inyundo, sinzi ikintu cyose gisenya, agahera hejuru asenya ya nyubako, akongera agasenya uko yabyubatse akabisenya. Uwo muntu usibye ko yabaturutse Indera, yabavuye mu bitaro by'abasazi, nta wabikora. No muri aka gakiza niko bimeze. Nubona umaze imyaka 20 mu gakiza, ukamara imyaka 10 mu gakiza, ukamara 5, erega n'uwamaze ukwezi mu gakiza bafite ibyo yubatse. Buri wese naho waba umaze icyumweru ukijijwe, uba ufite umwanya n'imbaraga watanze. Iyo rero ubishenye ukabivamo, uba umeze nk'umuntu wubaka inzu ye bimutwaye imbaraga, nyuma yamara kuyubaka akagira gute, akayihirika. Ndashaka kubwira abakozi b'Imana baguye bakabivamo, ukaba ibuka imbaraga watanze ugera aho ugera, urahita ubabara cyane usubire kujya kuramira ibyo wataye. Nimwibuka ukuntu mujya gukizwa bababwiye ko muri abasazi. Wibuka ukuntu muri karitsiye baguhaye urwamenyo. Wibuke inkoni wakubiswe, wibuke n'amagambo wabwiwe, wibuke inzoga waretse, wibuke n'inshuti watakaje igihe wavaga mu kabari, wibuke abo mwafatanyaga kwiba barabaye abakire bageze kure,
wibuka abo ariko reka nkubwire, byibuka ibyo wahombye kubwo gukurikira Imana, wibuke n'imbaraga watakaje, urahita usubira gukizwa. Ibuka inkoko wagurirwaga, wibuka abagabo bakujyanaga gushopinga imyenda n'icyo ushaka cyose, wibuka abo wari ufite bari bashinzwe, umugabo wari ufite ushinzwe umutwe wawe gusa, ndavuga umusatsi, kwa fiva hajyaho indi tindabihaze, reka nisukishe, ukisukisha utugera, ukisukisha ibigera ku kibuno, ugashyiraho iby'umweru, ejo undi ugashyiraho iby'umutuku, ufite uwita ku mutwe wawe gusa. Wibuke ko hari n'undi wari ufite ushinzwe kugura amaherena, fresheri zo mu maso, iherena ku zuru, mbese utarakizwa. Wibuke ko wari ufite ukujyana muri salo bakaguca inzara akagusigira verine. Wibuke ko wari ufite abagusohokana mu mibyizi n'abakujyana muri weekend. Wibuke inkoko waryaga ariko ugeze mu gakiza urazibura. Wibuke amafanta wanyweye uyaguriwe n'abagabo batandukanye. Wibuke iki gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo aho bagusohokaniraga, ukajya ku mucanga, ukajya ku mazi, ukajya kureba inkende, ukajya kureba ingagi, sibyo? Wibuke n'abakurizaga indege mukajya kurya ubuzima mu mahanga. Wibuke ukuntu wicaraga mu bagabo bagenzi bawe ukinywera gakonje. Wibuke umaze gukizwa abantu benshi bakuvuyeho, warakijijwe urakena, warakijijwe uhura n'inyatsi, uhura n'ibintu bikomeye, utangira uru rugendo, uhura n'imibabaro ikomeye, urayihanganira uyibamo. Umaze kugera ahantu Imana ivuga ngo umwana wanjye ndamukunda ndamwishimiye, abadayimoni baragukurura, bagusubiza inyuma. Ibyo wahombye n'inzira watangiye n'ibyo watakaje n'imbaraga wakoresheje byose urangije urabyararika, usubira mu byaha. Wibuka amatorero yafunguwe ku bwawe, wibuka insengero zakinguwe ubireba, wibuka amavuna wagiye ukora mu gihugu cy'u Rwanda muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, ndetse ukajya no mu bihugu by'amahanga, amatorero yose agenda afungurwa ari wowe bishingiyeho. Wibuka abantu babonye ubutumwa bwiza ku bwawe, wibuka ababatijwe ku bwawe, harimo ababaye abashumba, abandi baba abapasiteri, hari ababaye abahanuzi, abandi bafungura amatorero akomeye, warababyaje ubutumwa bwiza. Birababaje. Reba imbaraga watakaje, ubaze repetisiyo n'amatike watanze, ni ukuri wari gukuramo inyubako ukaba utuye iwawe i Kigali. Ubaze amafaranga wagiye utegesha ujya kurepeta, ubaze umusanzu wa korari uba waraguze mu imodoka ugendamo ubu tuvugana, ubaze amaturo watanze mu rusengero n'Icyacumi ubu tuvugana, ubu ufite amafamu, ubu ufite amakwasiteri mu muhanda, ubu uri kizigenza, ariko byose bitanga mu nzu y'Imana. Wibuka umwanya wawe watanze iyo ujya guhingira n'abantu cyangwa ukajya gukora akazi, ubu maze kubika menshi, hari depense zikomeye wamaze gutanga kugira ngo ugere aho ugera, ariko ejo bundi urabisenyura bihirika byose usubira mu byaha. Nande kukubwira ngo ibuka ibyo watakaje kugira ngo ugere ku Mana. Ibyo ngibyo bizagutera, nimba waranaguye uzagaruka. Wibuka abaririmbyi waguriye uniform, wibuke abakoze ubukwe ngaho mwabateranyirije, ababuze amatike kujya kuririmba mwabateranyirije, ngaho ngo runaka yabyaye mwagiye kumusura, ngaho ngo habaye ibiterane ni ikorari ribugeyo, mwaravunitse muraruha, mwakoze iby'imbaraga, ariko mwaraguye musubira inyuma. Naninje kukubwira ngo nubare ibintu watakaje ujya kugera ku mwami, numara kubibarura sanga ari byinshi. Bira bintu ntukwiye kubihomba, bira bintu waruhiye ukwiye kuzabisarura. Ndakubwiye ngo vahuri, nimba warasubiye mu kabari nuve yugaruke mu byawe, nimba warasubiye mu byaha nugaruke kuko watakaje byinshi kugira ngo umenye Imana. Iyo ndebye ngewe ibintu nagiye mpomba kubwo gukurikira uyu mwami, naho ngeze nkareba ibyo nagiye ntakaza,
hatakaza inshuti n'abavandimwe, nkitwa ikigoryi n'igicucu, nkahinduka itorosha abantu bose bihanagurizaho, mpinduka umugore utagira ubwenge na n'iyisarano bazi ko ntuzuye. Ibyo bintu natakaje kugira ngo ngeraho, aho kugira ngo mbihombe mbibure, napfa mukanjyana Nyamirambo cyangwa Rusororo, naho badahamba. Abantu banyaturiye, bangiriye icyizere bakanyaturira ubusambanyi, abantu bambikije amabanga yabo, abantu bankiriyeho, abantu bankomereyeho, abantu bagizeho umureko bwanjye, batangiye iyi nzira kubera njyewe nabaye umucyo n'urumuri. Ejo bundi nsubire mu mwijima, biteye isoni n'agahinda. Aho wasubiye birababaje. Narinje kukubwira ngo nuba ari byo watakaje kugira ngo ugere aho ugera mu buryo bw'umwuka, hanyuma ibyo bintu nubibara urasanga udateze kongera kubigaruza. Icyo nakubwira, nugaruke ku isoko, nugaruke mu mwanya wawe, nugaruke mu gakiza. Nta mpamvu yo guhomba ibyo waruhiye iriya myaka yose. Ingendo wakoze ujya kurepeta, Imana yaziteye umubare. Uzanshuro waririmbye mu biterane, Imana yarabibaze. Nge ndeba iki gihugu ukuntu nakizungurutse cy'u Rwanda, nkareba amadeni nafataga kugira ngo njye kubwiriza, nkareba icyumweru namaraga ntaba mu rugo, abana banjye nkabasiga bakirera kugira ngo nkorere uyu mwami. Nkareba ukuntu nagenzaga ibirenge ntwite mfite n'uruhinja, nkareba ukuntu nabwirizaga mpetse, nkareba uyu mujyi wa Kigali ukuntu nawukase n'amaguru, nkareba ukuntu najyaga mu cyaro, nkagenda mu cyaro nkajya kurara ku musambi cyangwa nkarara ahantu hatari matera kubera irivuga butumwa, nkareba aho nagiye nkarya nabi kubera irivuga butumwa, nkareba aho bansuzuguye, nkareba aho bantutse, nkareba aho bancunaguje, nkareba aho bansenyaga maze kubwiriza, nkabireba nkabyitegereza. Ntabwo ibintu natakaje sinkwiye kubihomba, ngomba kubigumamo kugeza igihe nzasarurira. Mu kiganiro cya mbere hari amagambo twaganiriye, Pawulo yayabwiye Timoteyo, haramuganiriza, yaravuze ngo igihe ngezemo, ni Pawulo wabivugaga kubera ko yumvaga ari mu gihe cyo gutaha. Haravuga ngo narwanye intambara nziza kandi nkora ikintu cyitwa kurinda ibyo kwizera. Haravuga ngo mbikiwe ikamba, ngo kandi si njye njyenyine uzarihabwa, ngo n'abandi bose bazakunda kuboneka ku mwami. Nje kukubwira ngo ibyo watakaje ni byinshi, ntabwo aka gakiza ukwiye kukavamo. Hari igihe umuntu muganira ngo uzi ukuntu nari umurokore, ngo uzi ukuntu nari umuhimbyi, ngo uzi ukuntu nayoboraga korari, ngo uzi ukuntu nari dirija, ugasanga bari kuvuga ibyo bakoraga, ariko Satani yarakunyaze araguhemukira. Usenya ibyo wubatse, ariko haracyari ibyiringiro. Ushobora kugarukira aho ugeze, umwami agutegeye ibiganza kugira ngo ugaruke. Erega ukwiye kugaruka, kubera ko ibyo wahombye si byo bizakwicaza mu cyubahiro, uzicazwa n'ibyo wungutse. Narinde kukubwira ngo bara, tugiye gusenga. Bara, nubare. Ni wowe werekaga abantu inzira ijya mu ijuru, ariko ubu uri kubayobora inzira ijya ikuzimu. Ni wowe wabwiraga abantu ukuri, ariko ubu uri kubereka ikinyoma. Ni wowe werekaga abantu ibizira, ariko ubu warabiziruye. Ni wowe wabwiraga abantu ko Imana igira neza, ariko ubu ni wowe ubaca intege. Ni wowe wabwirizaga muri École de Dimanche abana bato bakakuyoboka, ariko ubu ngubu wabinjiye muri abasambanya, abandi urarubatereta ijoro n'amanywa. Wari umucyo, ariko wahindutse umwijima. Waritabaza rimurikira abantu, ariko wabaye icuraburindi, abantu bari gupfira muri wowe. Nugarukira aho ugeze. Ibyo washenye nibyo byari kukwicaza mu cyubahiro, ibyo wasenye nibyo byari kuguha ijambo. Imana wakoreye burya niyihemba neza. Hahuri ntago uri mu murongo, ngiye kugusengera. Nugaruke, watanze byinshi muri ibi bintu, nta mpamvu yo kugwa. Ndashaka kubwira abagiye ngo ni mugaruke, ndashaka kubwira abazimye ngo ni mwake, ndashaka kubwira abataye ngo ni mugaruke, ndashaka kubwira abantu bavuye muri ibi bintu. Biriya nabibagamo, sinasengeraga hase, nge nubwo mbona gutya nagiraga gutya. Ntago wabaye ntwari, wabaye ikigwari, kuko iyo umusirikare ahuye n'urugamba ntago amanika amaboko, harakomeza ararwana, byanaba ngombwa agapfa, ariko agapfira igihugu. Ariko wowe byarakunaniye
ukeneye gukomeza, kandi si Imana yagutaye. Hari ibihamya byaho yagukuye, hari detaye wakereka abadayimoni, ubu baragukoba bakaguseka, bagukubise ibiboko byinshi kubera yuko bakwihimuyeho. Ca bugufi ngo usengere aho uri, tuza kandi ngo usengere. Reka dusenge. Imana niyongere kugarukeho n'imbabazi nyinshi. Imana nyaguhora ku ngoma, Imana yo kubahwa ndetse y'igitinyiro ndetse yo gupfukamirwa ndetse yo kwamamazwa ndetse yo gukorerwa ndetse yo kuvugwa ibigwi ndetse yo gutaramirwa ndetse yo gutambirwa ndetse yo gushimwa ndetse yo kwamamazwa. Imana itabana n'ibifite imibiri, Imana ituye ahirengeyeho mu ijuru, Imana ifite gukiza mu mbaraga zayo, Imana yica igakiza, Imana ishyira hasi igashyira hejuru, Imana ifite mu kiganza cyayo imbaraga z'ibihumeka, Imana ifite inzira ziruta nyinshi zirenze igihumbi, Imana ifite ibigega by'imvura, Imana ifite aho ibika izuba, Imana itegeka ibikomeye, kandi Imana iyobora ibinyacyubahiro, Imana ishyira hasi ikanashyira hejuru, Imana ifite ijambo rya nyuma kuri twe, Imana iri hejuru y'imbaraga n'ibitero byose. Imana nziza, ndagushimye. Haleluya, ndagushimye Mana. Aka kanya kubw'ijambo ryawe umaze guhembura no kuvomerera abakurikiranye Mama Charlene official, ndasenze mu izina rya Yesu rifite ubutware, ni wongere ugarura abantu bawe, ni wongere ubagarure. Ndabasengeye imbaraga zawe zigere kure aho ntabasha kugera, imbaraga zawe zigera aho ijambo ryanjye ritagera, imbaraga zawe zifite ubushobozi bwo kuzura no kuzahura, rifite ubushobozi bwo kumenagura no kurimbura. Mu izina rya Yesu turategeka ubwami bwawe ngo nibwegera abataye, ubwami bwawe nibwegera babivuyemo, ubwami bwawe bwegera baguye. Aka kanya imbaraga zikomeye turazituma hafi ndetse na kure, abantu nibazuke nibabeho, abantu nibagukorere kandi basubire mu mwanya wabo. Iri sengesho senze Uwiteka rigere kure aho ntabasha kugera, imbaraga zisumba byose zirimbure kandi zikore umurimo ukomeye. Sengeye abadukurikiranye Mwami kugira ngo bamurikirwe n'umucyo wawe nonaha, kandi imbaraga zawe zigere mu bihugu by'amahanga, ku muntu wese wumvise iri jambo rimubohore, rimuhindure, rimugirire umumaro, kugira ngo abantu bawe bakugarukire Mana. Ndagushimye kumvise gusenga, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha kandi cyane. Dukomeje kubashimira kandi tubasaba gukora subscribe, mukomeza ndetse no kwandika aho hasi kuri comment muduha inama n'ibitekerezo, mukomeze mukore share, musangize abandi ibi biganiro n'ubu butumwa kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi nimuhirwe, umugisha w'Imana ubatondagire nkurume. Nimero zanjye za telefone murazibona aho hepfo ku kiganiro, iza WhatsApp ndetse n'izisanzwe. Imana y'amahoro nibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.